Imana iri kuvuga ngo amarembo yawe niyugururwe. Akira iri tegeko ry'Imana, akira ubuhanuzi, amarembo yawe niyugururwe, kandi ibyo bibeho ku manywa, nibirangira bibeho na ryari, bibeho na ninjoro. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Kandi niyugururwa rero hari abantu bagomba gucamo. Ntabwo ari ababonetse bose, ntabwo ari ba mayibobo, ntabwo ari abamami, ntabwo ari abarozi, ntabwo ari abantu bose bagomba guca mu marembo kugira ngo abantu bakuzanire ubutunzi bw'amahanga n'abami. Ni abantu bagomba kuzana ubutunzi, aba ari bo binjira mu marembo yawe. Ni abantu bazanye, kuko abajura barinjiye barakwibye, barakoze, baragiye, Imana ibababarire. Abagome barinjiye bararoga, barakoze, Imana ibababarire. Abaguseka baraje baraguseka, abakunegura barinjiye. Niko bimeze. Abanzi bawe barinjiye, baraza barinjiye. Indwara zarinjiye, ishyari ryarinjiye, iki gihe rero ni igihe cyo kugira ngo habeho shanjoma. Aya marembo akinguwe n'Imana hagomba kwinjiramo abantu runaka. Ni abantu bakuzaniye ubutunzi bw'abami, ni abantu bazanye ubutumwa bw'Imana, ni abantu bazanye igisubizo, ni abantu bazanye umugisha. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Hari amarembo ku masitade ajya abaho, ugasanga bari kuvuga ngo iri rembo ngo ni irembo ngo rya 12, ugasanga ngo niho perezida ari bwinjirire, ugasanga ngo mu muryango 11 hari buze kunyura abaminisitira, ugasanga ngo mu muryango 7 haranyura abadepite, ariko hakaba ngo n'indi miryango inyuramo rwa giseseka. Iyo miryango ikingwe mu izina rya Yesu, ikingurwa imiryango yinjiramo abatware. Imana ishimwe. Amarembo yinjira mu buzima bwawe aba ari amarembo yinjiramo abatware n'abantu b'abanyacyubahiro, abantu bazanye ikintu wasengeye, abantu bazanye ikintu Imana yavuze. Nanjye nirukanye abamamyi mu buzima bwanjye, nanjye nirukanye abantu bameze nk'ingenza baza kureba uko nsa gusa. Abo bantu mbirukanye mu buzima bwanjye. Nanjye nitandukanije n'abantu bashobora kwinjira mu marembo yanjye baje kumara umwuka no kunaniza gusa no kundemereza. Aba bantu nanjye mbirukanye mu buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndirukana rero amasarigoma mu buzima bwawe, n'abantu bo kukurusha, abasore bameze nk'ibigoryi, n'abagabo b'abapfu, n'abantu bananiwe bo kuza gukorera ibibazo. Igihe wikorereye paso kita enemanda, igihe wikorereye ibibazo ndagiye kubwira ngo kirahagije. Igihe wikorereye imiruho kirahagije. Kuva uri umukobwa, kuva uri umusore, iminsi yo kubaho kwawe urindushyi, ubabara, akugezeho, dayimoni agatwara icyo ushyikiriye, abadayimoni bagitwara. Yewe uwagucumbikiye, uwagusasiye, uwo wafashije, uwo wagiriye neza, uwakugiriye, bose bakubereye umusaraba. Iyo paratuni, iyo kampani y'abantu b'inyasi ndayirukana ku buzima bwawe. Amarembo yawe niyinjirwemo n'abantu bazanye icyo Imana yavuze. Niyinjirwemo n'abanyabwenge bagiye gusura Yosefu na Mariya babyaye Kristo, bakazana izahabu, bakazana ifeza, bakazana icyome ndetse n'ishangi, bigahindura ubuzima bwa Yosefu na Mariya. Bari abakene, bakabona ingamiya yo kugendaho bahuvuye muri Egiputa, bakabaho neza. Uhereye ubwo ubuzima bwabo bukagira gute? Bugahinduka. Enowa ngo tandi enestance. Amarembo yawe niyugururwe, yinjirwemo n'abantu bameze nka Kuro wabwiye Abisirayeli ngo uhereye umunsi uburetwa burarangiye, ginima asti enedrome, akababwira ngo ibyo mwakoreye nibabibishyure, abo mwabayeho muri abanyage nibababarira imyaka mu bakoreye babakubire kabiri, kandi ubishatse yitahire muri gakondo, ntabwo akiri imbohe. Imana ihimbazwe. Amarembo yawe niyinjirwemo n'abantu b'umugisha bameze nka Yosefu ubwo yahuraga na Farawo akamuhubuza mu nzu y'imbohe. Imana ishimwe. Akamubwira ngo ubaye uwa kabiri mu nzu. Amarembo yawe niyinjirwemo n'abafarawo bameze gutyo. Imana ihimbazwe. Amarembo yawe niyinjirwemo n'abantu bameze nka Bowazi bahinduriye Rusi ubuzima.
tawisi epofi ekotanse. Amarembo yawe, amarembo yawe, amarembo yawe, amarembo yawe ndayahanurira gukinguka. Amarembo yawe niyinjirwemo n'abantu beza. Abagabo batatu basuye Sara bakamubwira ngo umwaka ewe yango zima totanse epofi wichanse, umwaka utaha nk'iki gihe, yego data, umwaka utaha nk'iki gihe uzabyara umwana w'umuhungu. Amarembo yawe niyinjirwemo n'abantu bazanye ikintu Imana yavuze kimaze igihe. Amarembo yawe niyinjirwemo n'abantu bashobora kugukura mu bukode ukavamo. Amarembo yawe niyinjirwemo n'abantu bafite igiseke gishobora gutuma urya ugahaga n'abana bawe bagahaga. Amarembo yawe niyinjirwemo n'umuntu wagusinyira ukabona ibyangombwa. Amarembo yawe niyinjirwemo n'umuntu waguhesha icyo wabuze. Amarembo yawe niyinjirwemo n'umucamanza mwiza, nk'umwe waciriye urubanza umushunemukazi akamubwira ngo genda bagusubize ibyawe kandi baguhe n'ibyasaruwemo byose. Imana ishimwe. Amarembo yawe niyinjirwemo n'umuntu umeze nka Dawidi wabwiye Mefibosheti akamukura Lodebari akamuzana i Yerusalemu. Yewe gasimi wichief tepa enwehev mewangota, akamubwira ngo Mefibosheti hatagenderewe ubumuga bwawe, ndagira ngo nkubwire ngo uhereye uyu munsi urasubizwa imisozi y'inyarurembo. Nta kintu gishobora kwinjira mu rugo kitanyuze mu marembo. Amarembo yawe akwiriye kugururwa. Yesaya igice cya 60 umurongo wa 11 haragira hati, amarembo yawe azahora yuguruwe iteka, ntazugarirwa ku manywa na nijoro, kugira ngo abantu bakuzanire ubutunzi bw'amahanga n'abami bayo ari imfate. Amen. Amarembo yawe, ndagira ngo uyu munsi tuze gusengera amarembo. Amarembo yawe, amarembo yawe akwiriye kugururwa ku manywa, akugururwa nijoro. Amarembo y'ubuzima, amarembo y'imibereho. Imana ishimwe. Buri irembo ryawe ni irihe? Buriya nanjye uri hano kuri YouTube, iri ni irembo ryanjye. Imana iryugurure mu izina rya Yesu, abantu barisure, abantu b'umugisha, abantu beza. Imana yugurura amarembo yawe. Buriya iyo business, iyo butike ufite, iryo ni ryo rembo. Aho niho ukura minerivare, aho niho ukura mituweli, aho niho ukura ubuzima, aho niho ukura amavuta yo kwisiga. Amarembo denemando zeke enesti enedrare. Amarembo yawe akwiriye kugururwa ku manywa, akugururwa na nijoro. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi ndagira ngo duhanurire amarembo yawe kugururwa. Amarembo yawe yugururwe, amarembo yawe yugururwe. Ako kazi ukora, ayo niyo marembo y'umugisha Imana yagukinguriye. Imana ni yarangaze, Imana ni yugurura amarembo mu izina rya Yesu. Amarembo yawe ni yugururwe, kandi yugururwe ibihe byose. Amarembo yugururwe ku manywa, yugururwe n'injoro. Ntabwo kugira amarembo bihagije, hari indi ntambwe ya kabiri. Amarembo agomba kugururwa. Imana ishimwe. Kandi kugururwa ntibihagije, oya, hari intambwe ya gatatu. Imana ishimwe cyane. Iyi ntambwe ya gatatu ni iyihe? Nuko abantu binjira mu marembo. Ndagira ngo uyu munsi nze guhanurira amarembo yawe atangire kwinjirwamo n'abantu, kandi abo bantu binjira mu marembo baba ari abantu b'umugisha, bere kuba abantu b'isereri, ntiyinjirwemo n'abarozi, ntiyinjirwemo n'abamami ndetse n'abasabiriza, yinjirwemo n'abantu bakomeye. Aha Yesaya yavuze ngo amarembo ngo yinjirwemo n'abami, abantu batunze, abantu bafite ubutunzi, abantu b'imbaraga, abantu bashoboye, abantu beza, abantu bagukunda. Imana ihimbazwe. Ndagira ngo aya marembo yawe amaze igihe yugariye muvandi. Buriya marembo, urugo rwakubera irembo, urushako rwiza rukakubera irembo ry'ibyishimo. Iryo rembo iyo rikingutse umunezero uraza, urubyaro rwakubera irembo. Ariko ijambo riri kutubwira ngo amarembo yawe azahora yuguruwe, kandi azugururwa ku manywa, azanugururwa nijoro. Nta gihe na kimwe amarembo yawe akwiriye kugarirwa. Umugisha w'Imana ukwiriye kukugeraho ku manywa, ukakugeraho nijoro. Imana ihimbazwe. Amarembo yawe Imana iyirukanemo abarozi. Hari igihe abarozi binjira mu marembo
bakayaroga ku buryo abami batayinjiramo, akinjirwamo n'abarozi, ukafungura butike ukajya wigwa wicaye irimo miliyoni 5 ugataha nta kintu ubonye. Iryo rembo ni irembo riba ryaravumwe, iryo ni irembo ry'umubabaro, iryo ni irembo ry'agahinda. Ukajya ku kazi ukagerayo ugakora ariko ntiwunguke, iryo ni irembo rirakinguye. Nibyo abakubona babona amarembo akinguye buri munsi ujya ku kazi, ariko hari ikindi kintu tugomba gusengera. Tugomba guhamagara umugisha, tugomba guhamagara abami, tugomba guhamagara abantu b'ubutunzi bakinjira mu marembo yawe. Imana yatumye Yesaya iramubwira ngo kugira ngo abantu bakuzanire ubutunzi bw'amahanga. Imana ishimwe, hari igihe amarembo ahora yinjirwamo n'abatwara gusa. Ntabwo aba bantu mbakeneye, kuko ndi mu gihe nanjye nkeneye ko amarembo yanjye yugururwa, amarembo yawe yugururwe, amarembo yawe yo gusenga yugururwe, kandi abantu Imana iguhuza nabo babe ari ba bantu bari kuri revo y'abami. Ntabwo mvuze abakire. Buriya hari umunyarwanda waririmbye aravuga ngo hariho n'abantu bakira ku mutima. Hari abantu bakira ku mutima. Amarembo yawe akwiriye kugururwa. Aha ku Mugabane TV ndagira ngo uhagabanire umugisha wo kugururwa kw'amarembo yawe. Uhereye umunsi ukimara kumva aya magambo, amarembo yawe yugururwe mu izina rya Yesu. Ndirukana imbaraga zugarira amarembo yawe, ndirukana imbaraga zashyize ibihindizo mu marembo yawe. Imana iravuga mu gice cya 45 cya Yesaya uhereye ku murongo wa mbere, ikavuga ngo nzamenagura ibihindizo by'ibyuma ndetse n'inzugi nzamenagura inzugi z'ibyuma ndetse n'ibihindizo by'imiringa nzabicamo kabiri. Ibintu abarozi bahindije ubuzima bwawe ku buryo butinjiramo umunezero, birashoboka ko ubuzima bwinjiramo amafaranga, bukinjiramo amashuri, ariko umunezero amarembo yawo akaba akinze. Birashoboka cyane ko bimwe mu bintu byabuze aho byinjirira, byabuze aho byinjirira. Iyo amarembo akinze ntabwo ibintu bishobora kwinjira. Wikwibaza impamvu umaze igihe usenga ukaba ntacyo urabona. Amarembo arakinze. Iyo umuntu agutuye agasanga amarembo akinze, ni ukuri pe, yigumira inyuma y'umuryango, kandi igihe iyo kigeze asubira nayo. Hari abantu bazapfa enenando zeki enestance, bazapfa batabonye amasezerano Imana yabasezeranije, kubera ko umwanzi yaje amarembo yabo akayugarira. Hari igihe abadayimoni baza mu ibanga bakugarira amarembo. Iyo bamaze kuyugarira rero, nta kintu ushobora kwibonera. Urasenga Imana ikavuga, ariko ntabwo ikora, kuko ntabwo bikunda nyine. Ntabwo bishoboka, amarembo abakinze. Iyo amarembo akinze ntabwo bikunda. Urashyingirwa ariko wagera mu rugo ugasanga amarembo y'ibyishimo arakinze, amarembo y'amahoro arakinze. Ibyo bintu byose bikabyiganira inyuma y'igipangu. Cyo kuri igihe wasohotse amahoro ukayabona hanze, ukabona abandi baseka, ukabona abandi bakirigitana, ukabona abandi babyinana, ukabona abandi batemberana, ukabona abandi bacuruza bakunguka, ukabona abo muturanye barakora, ukabona abandi biragenda, ukabona abandi barabyibuha, ukabona abandi ni bazima. Ukibaza ngo kuki ibi bintu ngewe bitagera iwanjye? Ikibazo gihari, amarembo yawe arakinze. Imana iri kuvuga amagambo akomeye ahangaha ku Mugabane TV. Ndagira ngo uyu munsi ugabane urufu eloa asokitoki enemase pe efayuhive desti enemoa. Ndakumva Uwiteka, ndagira ngo uyu munsi ugabane urufunguzo hano ku Mugabane TV rwo gukingura amarembo. Bibiliya iri kutubwira, Bibiliya iri kutubwira ngo amarembo yawe azahora yuguruwe iteka, kandi urufunguzo rugukingurire amarembo ibihe byose. Kandi ni ukuri pe, azahora yuguruwe iteka, ntabwo azongera kugarirwa ukundi. Yela wango zemeni, aleluya, ndafashijwe. Ntabwo azongera kugarirwa ukundi. Hari uwavuze ngo nuntabaruza ntabaru ntabaye,
ntuzansubize mu mubabaro wanjye. Imana nigutabara izagutabara, ntabwo azongera kugarirwa ukundi. Ndahanurira amarembo yawe kugururwa iteka. Hari igihe yigeze kugururwa mu gitondo, usa nk'ubona ibikezi byo gutabarwa, ariko umwanzi arongera asubizaho urugero, urufunguzo agira gute, arutwara. Oya, amarembo yawe noneho reka yugururwe iteka. Imana ishimwe. Kandi abe yuguruwe ku manywa. Muzajya mubona mu bigo bitandukanye, tujya ku mabanki, nta banki ikora nijoro my friend. Ku manywa ziba zifunguye tubikuza, ariko nijoro banki ziba zifunze. Iyo ugize ibibazo nijoro urategereza bugacya. Ariko amarembo y'abakiranutsi, amarembo y'Imana yuguruye, iyo ari amarembo yo kubona amafaranga aza ku manywa akanazana ryari ina nijoro. Iyo ari amarembo yo kubona inshuti z'umugisha ziza ku manywa zikazana nijoro. Iyo ari amarembo yo gukundwa, urakundwa ku manywa ukanakundwa nijoro. Iyo ari amarembo n'ukuri yo gusurwa n'Imana, igusura ku manywa ikanaza nijoro. Iyo ari amarembo y'umugisha, uwubona ku manywa ukanawubona na nijoro. Iyo ari amarembo y'ubuzima, uba muzima ku manywa ndetse no mu gicuku, nubwo abarozi baza, nubwo amahembe yaza, na nijoro amarembo y'ubuzima aba yuguruwe. Imana iri kuvuga ngo amarembo ya Awinga, Amowa, Enima, Azoki, amarembo yawe azahora yuguruwe ku manywa, kandi na nijoro ntabwo azugarirwa. Tubona abacuruzi bacuruza ku manywa, nijoro bakagira gute, bagakinga. Umugisha w'Imana ukuzeho ku manywa kandi ukuzeho nijoro. Ugutekereza agutekereze ku manywa, anagutekereze nijoro. Imbere y'Imana yampamagaye, ndaguhanuriye ugukunda, agukunde ku manywa, narangiza nagukunde ryari nijoro. Ibintu byawe bigende ku manywa, na nijoro bigende. Imana ihimbazwe. Ibihugu byateye imbere buriya bakora ku manywa bagakorana nijoro. Abantu muba mu Bushinwa mutubwire, abantu mu Buraya mutubwire, abari muri Amerika mutubwire, Canada mutubwire. Mu masaha ya nijoro abakozi baba bajya ku kazi, abandi bataha ku manywa, bamwe bagenda abandi bataha. Amarembo yawe, umugisha w'Imana uze ku buzima bwawe arivaviye. Niba Imana ikugururiye amashuri, ayo marembo ntabwo agomba kugururwa. Ugomba kwiga, wayarangiza ukajya ubona n'amahugurwa. Kandi ibi bintu iri kuvuga ngo Imana iri kubivuga neza ahangaha, kuko iri kuvuga ngo kugira ngo abantu bakuzanire ubutunzi. Amarembo yawe yugururwe kugira ngo abantu, buriya reka nze mbabwire, hari igihe abantu bajya bavuga ngo ubutunzi bufitwe n'abantu. Ubu ntabwo nzabona ubutunzi utabumpaye, sinzabona ubutunzi ntabukuye ku bantu. Ntabwo nzigera ngira imashini ikora amafaranga, ntabwo ngewe ubwanjye nzarema ubutaka, ntabwo nzarema pariseri. Oya, kugira ngo abantu bakuzanire. Hari abantu bafite ibintu byawe, nanjye hari abantu bafite ibintu byanjye, ariko ntabwo babingezaho kubera yuko amarembo yanjye arugariwe, kubera ko amarembo yawe arakinze. Hari igihe umuntu aguhamagara ngo naraje ndakubura. Ibintu biri bloke. Hari ibintu biri bloke, imiryango yawe irakinze. Ntabwo ushobora kuburana urubanza ngo urutsinde amarembo yugariye. Niyo waba uri umunyakuri ufite n'ibizibiti, uraburana ugatsindwa. Ntabwo ushobora kudepoza dosiye ngo ibone igisubizo, amarembo yawe yugariwe. Oya, abantu n'ababuramo ibintu bituzuye baradepoza kuko amarembo yabo yuguruwe. Byarangiza bikagira gute, bakabahamagara bakabwira ati haraburamo akanaka, kohereze kuri email tugukorera dosiye. Ariko wajyanye ibyuzuye, dosiye yawe iryama umwaka, ikaryama 2. Imana iri kuvuga ngo amarembo yawe niyugururwe. Akirira itegeko ry'Imana, akira ubuhanuzi, amarembo yawe niyugururwe, kandi ibyo bibeho ku manywa. Nibirangira bibeho na ryari, bibeho na nijoro. Imana ishimwe. Imana ishimwe.
kandi niyugururwa rero hari abantu bagomba gucamo. Ntabwo ari ababonetse bose, ntabwo ari ba mayibobo, ntabwo ari abamami, ntabwo ari abarozi, ntabwo ari abantu bose bagomba guca mu marembo kugira ngo abantu bakuzanire ubutunzi bw'amahanga n'abami. Ni abantu bagomba kuzana ubutunzi, aba ari bo binjira mu marembo yawe. Ni abantu bazanye, kuko abajura barinjiye barakwibye, barakoze, baragiye, Imana ibababarire. Abagome barinjiye bararoga, barakoze, Imana ibababarire. Abaguseka baraje baraguseka, abakunegura barinjiye. Niko bimeze. Abanzi bawe barinjiye, baraza barinjiye. Indwara zarinjiye, ishyari ryarinjiye, iki gihe rero ni igihe cyo kugira ngo habeho shanjoma. Aya marembo akinguwe n'Imana hagomba kwinjiramo abantu runaka. Ni abantu bakuzaniye ubutunzi bw'abami, ni abantu mbese ni abantu bazanye ubutumwa bw'Imana, ni abantu bazanye igisubizo, ni abantu bazanye umugisha. Imana ishimwe. Hari amarembo ku masitade ajya abaho, ugasanga bari kuvuga ngo iri rembo ngo ni irembo ngo rya 12, ugasanga ngo niho perezida ari bwinjirire, ugasanga ngo mu muryango 11 hari buze kunyura abaminisitira, ugasanga ngo mu muryango 7 haranyura abadepite, ariko hakaba ngo n'indi miryango inyuramo rwaseseka. Iyo miryango ikingwe mu izina rya Yesu, ikingurwa imiryango yinjiramo abatware. Imana ishimwe. Amarembo yinjira mu buzima bwawe aba ari amarembo yinjiramo abatware n'abantu b'abanyacyubahiro, abantu bazanye ikintu wasengeye, abantu bazanye ikintu Imana yavuze. Nanjye nirukanye abamamyi mu buzima bwanjye, nanjye nirukanye abantu bameze nk'ingenza baza kureba uko nsa gusa. Abo bantu mbirukanye mu buzima bwanjye. Nanjye nitandukanije n'abantu bashobora kwinjira mu marembo yanjye baje kumara umwuka no kunaniza gusa no kundemereza. Aba bantu nanjye mbirukanye mu buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndirukana rero amasarigoma mu buzima bwawe n'abantu bo kukurusha, abasore bameze nk'ibigoryi n'abagabo b'abapfu n'abantu bananiwe bo kuza gukorera ibibazo. Igihe wikorereye pasokita enemanda, igihe wikorereye ibibazo ndagiye nkubwira ngo kirahagije. Igihe wikorereye imiruho kirahagije. Kuva uri umukobwa, kuva uri umusore, iminsi yo kubaho kwawe urindushyi, ubabara, akugezeho, dayimoni agatwara icyo ushyikiriye, abadayimoni bagitwara. Yewe uwagucumbikiye, uwagusasiye, uwo wafashije, uwo wagiriye neza, uwakugiriye, bose bakubereye umusaraba. Iyo paratuni, iyo kampani y'abantu b'inyatsi ndayirukana ku buzima bwawe. Amarembo yawe niyinjirwemo n'abantu bazanye icyo Imana yavuze. Niyinjigwemo n'abanyabwenge bagiye gusura Yosefu na Mariya babyaye Kristo, bakazana izahabu, bakazana ifeza, bakazana icyome ndetse n'ishangi, bigahindura ubuzima bwa Yosefu na Mariya. Bari abakene, bakabona ingamiya yo kugendaho bahuvuye muri Egiputa, bakabaho neza. Uhereye ubuzima bwabo bukagera gute? Bugahinduka. Enowa ngo tandi enestance. Amarembo yawe niyugururwe, yinjirwemo n'abantu bameze nka Kuro wabwiye Abisirayeli ngo uhereye umunsi uburetwa burarangiye, ginima asti enedrome, akababwira ngo ibyo mwakoreye nibabibishyure, abo mwabayeho muri abanyage nibababarira imyaka mu bakoreye babakubire kabiri, kandi ubishatse yitahire muri gakondo, ntabwo akiri imbohe. Imana ihimbazwe. Amarembo yawe niyinjigwemo n'abantu b'umugisha bameze nka Yosefu ubwo yahuraga na Farawo akamuhubuza mu nzu y'imbohe. Imana ishimwe, akamubwira ngo ubaye uwa kabiri mu gihugu. Amarembo yawe yinjirwemo n'abafarawo bageze gutyo. Imana ihimbazwe. Amarembo yawe niyinjirwemo n'abantu bameze nka Bowazi bahinduriye Rusi ubuzima. Tawisi epofi ekotanse. Amarembo yawe, amarembo yawe, amarembo yawe, amarembo yawe ndayahanurira gukinguka. Amarembo yawe niyinjirwemo n'abantu beza. Abagabo 3 basuye Sara bakamubwira ngo umwaka ewe yango zima totanse epofi wichanse, umwaka utaha nk'iki gihe, yego data,
umwaka utaha nk'iki gihe uzabyara umwana w'umuhungu, amarembo yawe niyinjirwemo n'abantu bazanye ikintu Imana yavuze kimaze igihe. Amarembo yawe niyinjirwemo n'abantu bashobora kugukura mu bukode ukavamo. Amarembo yawe niyinjirwemo n'abantu bafite igiseke gishobora gutuma urya ugahaga n'abana bawe bagahaga. Amarembo yawe niyinjirwemo n'umuntu wagusinyira ukabona ibyangombwa. Amarembo yawe niyinjirwemo n'umuntu waguhesha icyo wabuze. Amarembo yawe niyinjirwemo n'umucamanza mwiza, nk'umwe waciriye urubanza umushunemukazi akamubwira ngo genda bagusubize ibyawe kandi baguhe n'ibyasaruwemo byose. Imana ishimwe. Amarembo yawe niyinjirwemo n'umuntu umeze nka Dawidi wabwiye Mefibosheti akamukura i Lodebari akamuzana i Yerusalemu. Yewe gasimi wichief tepa enwehev mewangota akamubwira ngo Mefibosheti, hatagenderewe ubumuga bwawe ndagira ngo nkubwire ngo uhereye uyu munsi urasubizwa imisozi y'inyarurembo, kandi bya Sawuli byose biraba ibyawe. Aranamubwira ngo kandi uzarira ku meza yanjye mu minsi yo kubaho kwawe. Amarembo yawe Imana yakuremo ba Elifazi, ba Ebihu n'abandi bantu nk'abo bagiye kuri Yobu bakagira gute bakamushinyagurira. Amarembo yawe ntiyongere kwinjirwamo n'abashinyaguzi. Ndahanurira amarembo yawe kugira ngo Imana yinjizemo n'umukobwa iguhuze n'umukobwa wa Farawo wakuye Mose mu gataro ahantu yari ari mu mazi ategereje urupfu, akamukuramo akamusubiza ku ibere rya nyina Tawasi Pofi ekuta. Mana iguhuze n'umuntu wagusubiza ku ibere ry'umunezero. Mana iguhuze, amarembo yawe yinjirwemo. Bibiliya yatubwiye ngo ntabwo azugarirwa ku manywa na nijoro. Mana yinjizemo, amarembo yawe hazemo umuntu wagusubiza ku ibere ry'ibyishimo, ibere ry'amahoro, ibere rikumara agahinda, ibere uzareba umwana iyo arize nyina mutamika ibere yaba yituye hasi yageraho ububabare bugashira. Imana iguhuze n'umuntu wagutamika ibere yatuma ububabare bwose wababaye. Uwo muntu yinjire mu marembo yawe, my friend. Uwo mugisha winjire mu marembo yawe. Uwo mugisha winjire mu marembo yawe. Marembo yawe yugururwe ku manywa na nijoro, kandi hanyuremo abantu b'umugisha bavuye mu mahanga bazanye ubutunzi ngo bw'imfate buri concentre. Ubutunzi buri concentre butari diriwe, butari nekitari. Ubutunzi buri concentre bushobora kumara igihe ukazarinda usaza ukaburaga bazagukomokaho. Ndagushimiye Uwiteka, uri Imana ikomeye, ufite imbara awistansima topefoko enesti enedrare ndas ewe chika lawaya binifo ziwinimeni etandi enewanse elolo foashie I have the pri ekoike tansima. Ndasengera umuntu turi kumwe no kuri uyu mugabane TV katika jina la Yesu kugira ngo yakire umugisha wawe. Uyu mugisha wugurura amarembo ye ku manywa na nijoro, kandi ugene abantu binjira mu marembo ye. Imana nihimbazwe none niteka ryose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amarembo we, amarembo niyugururwe. Amarembo we, amarembo niyugururwe. Amarembo niyugururwe. Reka ngushimire wewe ugize umwanya wo gusengana nanjye no kumva ijambo ry'Imana. Nitwa Pastor Sibomana. Ibiganiro byacu nakagaruka wibuke gukora subscribe ku Mugabane TV, kandi ujye ukora like uko uri kumva ikiganiro, ucyohereze n'abandi bose bakunda Imana bakunda no gusenga. Ndabakunda cyane, ndabasengera kandi mbitayeho mu mwuka. Bye bye.